muri Eva Life sinta kitunyura nko kubona uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life, situgukiza umuze mu mubiri, unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye, tunakwamuruweho ingaruka zo kwikinisha. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka, igisubizo kiri muri Eva Life. Eva Life sikorera Nyabugogo, haruguru gato ya gare, iruhande rwa Kaizen Hotel. Abari mu mahanga namwe yacu tuyibagezaho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Ese wowe bino bintu bibafata we nakubwira gusa ibiki se boss mabuje bayi yewe reka ndabara umuntu adapfa tarambe boss yewe uri gusa kuri ndakwiyamye wowe urandebera ni ibiki muri bazima cyane bitu cyane sirishano gindaya yawe kararuka ndakwiyanye nagira ngo ndabimwaka yana ndakwiyamye wowe biyamye nawe byaraka ngumva ishimye kumwana nguru ngiri uyu ni saso uyu ni muriro beka inzu yazavama batakaguruka urahita monde rero ariko ni hanze vuba hanze nyoko usane ngo umuntu aratangiye kukubwira abagore byawe ukamba tukangu sokambo barakwica barakuma uzi nawe uri bubifatanye sohoka kirama nurebe ibi bintu bibaye ibi bintu nutabikontorora ngo ubishyire ku murongo uraza kumbona uwondi we akontorora kira mubwira ngo rige igipupe wambaye private center igenda he ubu nibwo buzima bwanjye kira ibeshye gato kira ongera ntabwo mutinya mubwira me wakimaye imana ko ari byo tumaranye imyaka reka mubwire n'amezi gusyo n'amezi ibyanjye twumvikane njye narakwihanganiye ufite igipupe ko cyanjye wampaye twujije imyaka 2 nicyo kintu cya mbere ngira cy'agaciro mu buzima nasoni isoni y'ubuzima bwawe iki ibeshya wongera ukore ibe namereza igipupe cyanjye wampaye n'imana nasoni ureka none wongera ureba uburyo none mpita gukura gerageza wambara ukavanga bagenda uri mu biki fata ibyo ufata ugende fata ibyo uvanga hasi waretse ngo mukuraho ukura ibiki ese wabikoze ngenda gutinya nindakubeshye ko imirindi ndabona igipupe cyanjye ntacyo mbona iyo pupe koko witangira kunyibwirishwa ndabona igipupe cyanjye ntacyo mbona ubu naguriremo ndagishaka igipupe wampaye kuri anniversaire twuje imyaka 2 genda ukimwaka uricara iki se mbona igipupe cyanjye kiramani siwe mbwira umushinga sigira ute
Singira ute? Biti ngumi ya kamera. Hehe, ngava inkubiti. Urabona naraka. Oya. Nganye ne mubwira mereza ibyanjye. Sinawuka. Mugira mubyeme. Ndise wagiye iminsi itararangira kwa bunyoroheje. Pastor ko ucecetse nta kintu uri kumbwira. Ntaho mvugaga se kandi None ubutuje nta kintu ushaka kuvuga ku nyine ku bintu byacu. Niyo tuganira nyine tuganira bisanzwe biri aho ngaho kandi njye narabubutse mubwiza ukuri kandi ngenda bishya pe umutima wanjye nyine uburushye. Kuva nazi nyine. gusa akaba ari nk'icyo ushaka kumva ngo Ubwo nicyo utazi nyine utari nakubwiye nyine urabizi. Nshaka nyine kumenya niba bizaba. Nyine nshaka kumenya niba bizakunda cyangwa nyine bizakunda. ndi kuvuga ibijyanye n'iki se kandi? Ibijyanye shavuga umutima wanjye nyine wari uhangayitse ubabaye kubera nta gisubizo urimo. Mbo ubizi ko ntakwangaga? None se kurya uramwanga? Jazira wese uramwanga? Akaba ari ikihe kinyuranye se kandi ushaka kugira ngo kizemo? Ese Pastor nyine si watumye mboka nkakubwiza ukuri ko ngukunda. Nyine niba wenda ariko nanjye ndagukunda. nyine bitari ibingibi bikunda kurongera cyangwa Mbo rero ibyo wambwiye ntaho byigeze bica intege umutima wanjye cyangwa ngo bigambiriye kubangamira ngo ngambiriye kukubangamira ube wagira ikibazo. Ariko humura ushite umutima hamwe, ibi bintu byose ndimo nibirangira. Uhumure nzakwitaho. nyine tuzajya dukunda. Bitwaye se iki? nyine bivuze ngo impamvu tutari gukundana njye nawe ni ukubera bino bintu ariko nibirangira njye nawe tujya mu rukundo neza. Bitwaye iki se? Ubwigije ukuri. Yego. Njye ntacyo bintwaye. nyine urankunda nawe. Eko uri kubona udakunditse? Cyaza Imana irakoze. Namaze kumva naraguhombye byarangiye. Mfata igihe cyo gusenga Imana ndayinginga none reba irabikoze. Imana iracyumva amasengesho yayo.
humura umva nanjye gufasha dusenge twiyirize turwanye ibintu byose birangiye nta kibazo kabisa ariko nyine urabona none umunsi none ndarya ibiryo byinshi ndishima ndarya amafu taha nishimye ntabwo nakwisanzura ubaje kuba nshaka kujya hejuru y'intebe y'akabati ntabwo nabikora ubaje shaho zimbaga gusaba akantu ndumva afite umuntu bwo kujya mu rugo wambabariye ukamuherekeza ariko Jojo mana yanjye ukunda guherekeza shanse mfite ubwoba bwo kugenda njyenyine no kwiga sose tumaze kuba inshuti mperekeza Jojo guherekeza ariko umva oya ariko wiretse bantu ubwo ngo yego ndaguherekeza niba ubyemeye ntushireho kondisiyo uburyo kondisiyo igomba kugenda ese hari iby'ubuntu hari icyo ngiye kugufasha nanjye hari icyo ngomba kugusaba nanjye urumva hari icyari cyangoye nari nabuze aho ngo yera nyikubwira mbese ubu ugiye kuba magirirane ubuzima ni magirirane n'ubundi ngaho mbwira twumve niba butari ibintu bihenze ibintu byahatari iby'uko wenda turi bugende ukamenya ugenda ungurira utuji mu nzara n'ibyo tubyihorere ahubwo ndashaka ko uze kuza kumerekeza mu isoko hari utuntu nshaka kwigurira utuntu tw'udukariso ubwo nakuvumbuye wowe warageze isoni n'ubwoba bwo kujya mu isoko ngo ucagure udukariso bakureba urashaka kunyitwaza uzi kujya kwigura ikariso wenyine narakamwe ngo ndashaka imwe mwana mbese umuntu ntahawe uko yifite ukagenda ugahinduranya ngo hoya si amakariso 50 asikayahindura akabona utwaye ari nayo yose aribwo bushobozi ufite umva ni hatari umva njyaye ibintu bintera isoni binteze kugura ikariso yo kugura agasitiye padi isitira ikibazo padi ni ibintu bisanzwe ariko abantu turi muri civilisation abantu babyumva njye nta n'ikintu babintwara mbwire tugende nanagucagurira ikibazo ufite ibibuno binini usupfa kubona neza gukwira ahubwo navuze ngo ndadodesha ibitenge menya aho bari ibikariso byo mu matisi noneho biradusaba rero ko tugenda kare tukagera mu rugo nyine tukazana imyenda twarangiza tugahita tujya mu isoko ibyo nabyo ngiye kunonoze meze neza twanagenda n'ubu ufite amafaranga se yo kuyagura ayo makariso cyangwa nabyo ubwo ugiye kubinshyiraho umva turagenda ndagutegera nkugurire utwo tufanta uri kugenda unywa nurangiza umbwira ngo ugure n'amakariso cucu mbese neza mama wawe ute cyane ni byiza shaho uruhonze kuko urugi tugize ngo n'umuyaga kamera cyane mama wazi amakuruzi meza ndabarogoye oya nta kiganiro kidasanzwe twari turimo ngo tujya kujya mu ntara nako tujya kujya mu mujyi tujya kuva hano mu ntara tujye mu mujyi ho gato agiye kumerekeza mu rugo njye kuzana imyenda turarara tugarutse ibyo mwarimu urimo amuvuga si ubwo njye nayo ndi kumusaba ariko ntugire ikibazo ntabwo dutinda ni ukumerekeza tukajya mu rugo iwacu bafata igikapu cy'imyenda tugahita tugaruka nta kindi nese wari ugiye utambwiye ntabwo nari kugenda nakubwiye twari tukiri kubivuganaho maze nabwo nakabyemera neza yego mana nta kibazo mugire urugendo rwiza ariko ndabanza mbasengere kugira ngo mugereyo ariko mama urakabya mama urakabye cyane kugenda ndakabye kuko mvuze ngo mbasengere none se wowe uzi ibibazo umuntu ahurira nabyo mu nzira ariko nta nubwo mugiye kugenda mu modoka yakozwe n'abana b'abantu biriya ni ibyuma ntibivuga ntabwo uhana nabyo gahunda ntabwo ubizi niba uri bugereyo amahoro cyangwa utari bugereyo amahoro niyo mpamvu rero ngomba kubasengera nkabaragiza imana mukagerayo amahoro mama ndabyumva ariko nanone nawe urakabye gusenga utuntu twose uradusengera yego
tuba tugomba kwiragiza Imana ibintu byose, gahunda zacu zose tukazishyira mu maboko y'Imana. Oherega no kugira ngo duhirwe mu rugendo tugiye kujyamo. Yego, agomba kudusengera akaduhesha umugisha wa kibyeyi, akanaduhesha umugisha w'isengesho. Tukagenda nyine Imana ikaturinda ahantu tugiye. Ubu nta mugisha kibyeyi mfite, ako Jojo uzi mama. Mama uyu. Mama ni wa muntu ushobora gusengera ubugari amasaha 2. Ari gusengera ubugari. Wari kwanga gutinda kwiyerera. Umwanya muremure turabizi ntabwo. Tereka tugende. Mama, urasigara udusengera twagiye n'ubundi simpaka. Wowe ko nta kintu buri gukora, reka twe twigendere. Ikigoga cyawe cyarotro. Reka twe twigendera araguma asenga twagiye. Umutunzi nuko yambereye nuko ameze. Wumve ko buriya hari ibintu byinshi nyamugeraho inama akanga kunyumva. Ntujye ubona ukabutura yambara n'utujipo. Burangiye amubuza kwambara ni nako ntajya nyumva. Niyo muntu nzi wambara ubusomuka namubera cyakora. Gusinza nambara rumbiya ngende umukecuru. Umwana wanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Uyu mama uyu mwana ugerageza unyumve. Ubuse none urabona ntambaye ipantaro. Uwo ni umugani abanyarwanda baciye. Nta kindi ngushinja, ariko ujye ugerageza wumve ibintu mvuga nk'umubyeyi wawe, sibyo? Mama urakabyerega n'icyo dupfa. Nta kibazo, reka mbasengere mu gihe. Mama simbakerereza. Uzi waritse bakadusengera. Uransize se? Umva urantanga hano hantu byamasengesha mu makabisa wapi. Kuriya yabaye. Buri kanya nta kibazo batsengera. Basi reka musengere. Cyangwa turi no mu bintu bibi, hari intambara nyinshi ziri kuturwanya, hari iki ibyo byose amasengesho ndakeneye. Nkeneye ko Imana indinda, nkeneye ko amaraso Yesu Kristo amwikira. Mbese ibintu by'imyuka mibi byose binge kure, ntihagire imyuka y'abazimu n'abadayimoni bizanyegera. Ndashaka Imana imbaraga yo kujya nsinda imyuka mibi yose. Ngiye kugusengera kandi nawe ugire kwizera. Buriya Imana ishoboye byose kandi iyo uyizeye buriya niyo ntsinzi ya mbere ugize mu buzima bwawe. Ngiye sengesha ndakwizera kandi ndabyizeye ko nayo Imana yagukoresha. Reka ngusengere. Mwami Yesu, Imana igira neza, ndagushimye ndaguhimbaje. Wamvugishije niba igihe cyose gishize utari kumvugisha. Yewe umaze iminota 48 n'amaserese 36 n'amasegonda 17 n'amabarayidi 700. None reba wavuze uzi ko wahita ubikiranye ngo ciciko ukunda ngo ciciko, ariko rero nawe urihuza. Mabuja arinje bose ubundi yubireka bose akagenda akamwifata. Uwinjiye kuri ururarushye bagukubise, hari ahantu bazana burage n'ahantu batazana burage. Urabona ibintu birakaze, ukubita kuri ururarushye nagaruka kwanze urumva. Ariko nawe uba ufite amagambo menshi, jijuri ubundi ubungubu biramutse bimuvuyemo bikakujyamo birabita, ubundi wakivuriza he? Ko numvisha ngo amagini ngo bisaba kugikuzimu ukajya bakagutera urushinge, ntamenya ngo urushinge bagutera rupima santimetero zingahe. Wagaruka ku isi noneho wabaye igini ryanyana. Ubu ndi kukuganiriza ntuvuge, urumva ndi bukomeze kwivugana njye nyine. Reka ngusetse, sibyo dede mama dede mama dede katamatamba agatambariro k'umwana w'Imana kari nako karahize gacanye itoroshi. Yewe nawe byagufasha, nawe ntibyagufashe. Wamvugishije. Ariko we ibi bintu bigomba kuba birimo ikibazo. Uribuka igihe tuza tukahita twinjira mu nzu, subyibuka ngo icikire kubita
Ishyira hano mukubite. Ishyira hano mukubite. Bosi reka nkubite bosi sibyo? Ngaho ishyira hano mukubite bosi. 1, 2, 3. Gashishiye nta mukubise bosi. Sibyo? Nta mukubise. Mana yanjye we. Ndagukunda sibyo? Ariko sheri nawe reba ukuntu twinjiye cyagiye muri saro. No bosi akanyirukana si twahuye akajya yivugisha ibintu nsakuriza gabanya amagambo. none hariya yarari kunyihakana uzitwara inyihakanye akambwa akajya mbaza ngo ndinde ngo wowe ngo nkuzi hehe amera nkaho ari bwo bwa mbere mbonye kandi cyagiye twahuriye hariya. Niba wanze kumvugisha rero ndakwanze none misana nakwanga ngashya nguwe batiri bazi sibyo? Kanguhe 1,000. Ese urumva njye wari wahereye uvuga ubusubuni bwuvuze rwose. Kihe shari gambereze rwose nari ngakeneye koza amafaranga ubonye ko kugira akubundi uranginisha ubona tungana wanduriwe urandorera shari umuhambigwara kundu nari nanagabariye none uragajyanye urushi amajigo ndanubwo ari gukora mva ko nzaye nongira umunwa noneho nzaje mvuga ibintu bandegetse gusa y'amashimwe nayawe ibihe byose mana nayawe mana ndagushimye uhabwe icyubahiro ushimwe mana ushimwe uhabwe icyubahiro k'iyo wasezeranyije gusohoza umutima wanjye wuzuye amashimwe umutima wanjye uranezerewe umutima wanjye urakunezerewe papa uhabwe icyubahiro kunejeje umutima wanjye ibi ngibi binyeretse ko n'ibisigaye uzabikora papa uhabwe icyubahiro ndagushimye ntabwo nzi amagambo nabivugamo ntabwo nzi icyo nakora ngo wumve ko mushimye gusa papa uri mu gihugu cyo mu ijuru umutima wanjye uranezerewe ushimwe uhabwe icyubahiro urakoze ku mubyeyi mwiza urakoze kudahwema kungira neza umunsi ku wundi izina ryawe rishyirwe hejuru bisabye nizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu amen. Mbega imvura ndayicitse. Sewe ako se ubaye iki aka kanya ubaye iki? Namba washimishijwe n'iki? Ko mubonye ntabwo ntaza kumbona. Ugira neza bugacya bukira ugira neza mana ugira neza bugacya bukira ugira neza mana wari warabitubwiye Anti umeze neza shabu nyicisha amatsiko niji cyagushimishije. Imana ni nziza ibihe byose. Amen. Amen. Nicyo kinshimishije ko Imana ari nziza. Shira. Viva mu gusenga. Viva mu gusenga. Viva mu gusenga. Viva mu gusenga. Nande viva. Ako ntabwo ngumya kuririmbira shabu ntabwo ngumya kuririmba. Wowe ufite ariko mana we yuvuze urasohoza ushimwe kuri Imana irinda amasezerano y'abana bawe
ati we sonda bihera hene kubwira gute ati nyine ni ijambo rimwe basi njyewe na pasiteri ubu iki ngo yagomba kambamo ntabwo ndi kubeshya njyewe na pasiteri nyine yaje hano ndamubaza umutima wanjye uraremerewe uranjye araguze igisubizo n'iki arambwira ati reka nawe ndagukunda atari ko nyine ikibazo nyine turi guca mu bintu bitoroshye turi kurwana n'ibintu byinshi ariko nibirangira njye nawe tuzajya dukunda ubu rero njye nawe mbese nawe kuweka gukunda yego yambwiye ngo urankunda we yewe ahubwo turi kuririmba nkeya ahubwo ni ukujya ahantu habereye nk'igiterane nyine ni ugusenga cyane tukarwana n'ibintu ubundi bikavaho njye nawe noneho tugakundana bya nyabyo tukabyinjira kuko n'uri turakundana ariko nyine noneho bikaba official njye nawe tubirimo neza 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 ibi byose n'ibirangiye cyane nyamara reka duterane ruyashatu ndabara zo murambara rimwe kabiri gatatu haleluya haleluya Imana ishimwe ko ijambo ryayo ritajya rihera Imana ishimwe ko biza gutera k'umushakazi kwayo Imana ishimwe haleluya amen mama pasiteri numva narigaruriye Imana icyizere wamvura wihita tujya gusenga tuyibwire ngo warakoze ariko bashaka kugira kwizera guke nyine nanjye reka ndi umuntu ariko Imana nyine ihita ikwereka ko byakubwiye igomba kubikora Mana ngo uhaye icyubahiro Mana nyihaye icyubahiro Imana niyo murinzi wowe wo kwizerwa Imana nirinda ubugingo bwawe neza izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira wambabarira ugatuza muri ino minsi nkaba nshaka igisubizo cy'ibibazo wakwihanganya ukereka amahane bantwaye igipupe cyanjye utareba kiriya gipupe urakiyobewe urabizi neza kuntu mama yansigiye igipupe yarangiza agapfa nyuma yo gupfa n'igipupe cyanjye nkakibura nkakubwira ngo impano nifuza uzanguriye kiriya ukakimereza ku anniversary yanjye nuje imyaka 2 nako nanacanganye ikiwe uramushenzi ngo ni Teta akagitwara nese uguri kumva ngiye nabuzwa n'iki kurakara akose nimba kuko navuga ngo nawe ko dufite gahunda yo gukora ukuboko n'ibiki nuko ucene konstrisa cyabo niko nizi stress ucene kunshiramo izihe wahatuje ibintu byo kurwana ngaha mu rugo bite byawe asa ninjye wakoze amakosa umuntu araje asanga njyewe nifitiye igipupe arakinyaka ndambwa n'icyanjye aba nkubisurushye njyewe nari guceceka kandi ikindi ntabwo njyewe ugomba kuntegeka kuntu nitwara hano ni iwanjye ngomba kwitwara uko nshaka nk'iyo kwitani wawe wumva uzi n'ikindi ndabona igikuru cyawe kujya mu buyobozi narakubwiye ngo icyamfasha nuko wabujyaho cyangwa se mu kimwe nkazakuritura ukajya muri ubwo buyobozi ari wowe wabigerageje nyuma yuko mumaze kumuhohotera uri no kuza kangerageze ubona umusore niko ubona umusore akukira hari uko ntagerageza kwihangana reba ibintu byose wankoreye none njye naho nziye iwanjye ngezaho gukubitwa
Ariko ibi byose ngewe nzi ikintu kimwe kizabikemura. Umunsi musaza wanjye yazanye ibyangombwa by'iyi nzu. Iriya beach ngo ni Teta. Nzamujugunya inyuma y'igipangu. Ubu ndetse nizi nambara tugomba kubana n'uko. None uragira ngo bigende bite? Ko nge ntakumba ntihanganye. Ariko ibi byose niwe wabyiteye. Kugenda ndi gusobanura ngo igiki urindi uruwaye urifuza icyo ubona. Hako gutubundi Nkeneye ko musohoka. dusohoka urukuza ukazura umuntu mu tore mu akuri muzima wowe. Ahubwo sori muzima. Ako ibyo papuro nejize kubona ibyo papuro. Umunsi nyine byaje. Kira nakuno uri kwisaza. Musaza wanjye umunsi yabizanye. Yaba wowe yaba Teta muzasohoka hano. Nta kintu na kimwe musohoye. Wowe buri muraza undusha uburakari nyuma y'ibintu umaze kunkorera. Izi nawe waze kuzangaye. Ibyo se birakureba. Nyine nimba uri kuvuga ibintu si ibyacu nawe garagaza nyine n'ibyawe. Ese birakureba. We waziguza ngahe? Wasiguza ngahe? Kutavuga se. Muzi kurya cyane ntimuzi guhaha. Uri kose naraziguza. Angahe nyine? Amafaranga. Angahe? Amafaranga. Amafaranga. Angahe? Kavuga we ubundi baba bagucometse cyangwa ubicariye caje uboceriye. Wese ko nde butongana kurusha abagore. Wagira ngo hakurimo bane. Nza ukuryinyuma. Ako ikintu bukundi uzi kuvuga utakora. Bigerageze. Bigerageze. So. Bigerageze. So nyine mitengo habe no waje. Su. Nakubwiye so uvuze so wenye. Okay, so. Na Miki ndekura ese kutankubise kandi nayivuze uro kwikwegwa nusubije mu 1930 nakujwibura badusubizeyo unkubite dore nakwegereye ngankubita wibonyemo iki mbarumbwire nko kubisa nako wajya kundeka 25 y'umwihariko ufunze wenyine mubita hano mitanicarura maze kirego ngurengo baragufunga n'urufunguzo bakaruta siki bige oya ngwino nkubite bigerageze yonyine se burundu kuko ibintu nakikorera ni burundu y'umwihariko uvuze nko kubisa umugongo wataka umutwe isibye nibyo nakemera nkabura ukuguru kumwe nkabakajorute bangize bakagufunga burundu byaba ngombwa nkica nakaboko ntuzigera unavamo ngabigerageze ugiye he garuka umubite uzi kwikwe yonyine se burundu njye rero nakubeshye ahubwo se ngufuri yacu ndamenye none mana yawe ngufuri kandi ngufuri mfite ubwo se ntabwo waba uyikingiyemo imbere nta ngufuri mfite ubwo rero twigenga ahubwo se uretse mbanza mubaze kubona ndi bumare igihe ntari hano ni ngombwa ko nida kubwira umuturanyi ko tudahari icyo gihe waba wikururiye abajura tugende ibyo byo kubwira abaturanyi byihurira aho bazijya babazi yuko uhari nese hagize ikintu gikoma hagize nk'umuntu uje kutwiba cyangwa kuturebera urumva bataza kudutabara nta muntu waza kwiga umuntu yibwa n'umuntu umuzi uwo mujara aturuka ikana arangiye akaza kukwiba atazi yuko udahari shahura umutesi iyo urugero umaze igihe rudafungurwa nta muntu waza bashobora kuza gufungura baje kutwiba abaturanyi bakagira ngo nitwe tuje kuki se utawe uca mu gikari mbabara yakambwira mama Mireille diko ntahari azambere bijoca ibyo ni ukwihururiza nyamara ubuye ntabwo ari kuhururiza aho gusiga n'ibindi ugiye kunzanira ingufu hano ku kabotike iki reka ngiye ntabwo mazi nese ubu ngo ndajya kuyigura ntazi na botike nimwe yo muri iyi karitsiye azajya uri kubwoba ku muhanda we ntabwo tubona yego ko mana reka iki rero tubona ku botike shawa aho dusiga igikapu hano tujyane kuri botike hano nese nge ndahazi
dore uce muri aka kayira kari ahangaha tubona botike iri hariya kwa Murokore umugabo yaguha ingufuri y'umweru kuko nabyo bigufuri by'umuhondo y'umweru zimwe itagiva mu rufunguzo umuntu adafunze yego nyine siyo nziza se ahubwo se ubwo urishyura kuri kode ndatanishyura kuri nimero wese muze mbwire mama mireye numva sharika ngendo usigara umuvugisha huye shaba batazatwiba ariko uzi ibikoresho birimo muri iyi nzu ko nakongera kubona ibindi se bivuriye. Allo? Oui mama Mireye. Nanjye kubwira ngo uzandebere hari akaraka nabonye ngiye kujya mu ntara nzamara nk'icyumweru. Uzandebere dore nta muntu uhari ntaho uhari nanjye ubwo ndamara iminsi niwumva hari winjiye uzaza ndebere batazatwiba. Sawa? Ni kwihururiza. Hagari kwihururiza inaha bajura. Cyutazi ahubwo mva mbwira reba utambitse muri aka kayira akabotike ka mbere uriya mutipe w'inzobe ubamo mugure ngo Jojo arabaza ngo mu ingufuri y'umweru Jojo ngena nanga n'umuntu akuru umuntu bwa mukobwa we Hozi, kanguka we. Hozi. Wese nageza pfu. Mireye! Mama we. Mireye! Ndakugira ngo muganga gute simiza yagize. Mireye! Mama bana. Mireye! Mama we kamuri wa.